imva z'abantu bahambwe imyaka ibihumbi nyuma y'aho Yesu yasubiye mu ijuru. Hariya hakurya naho hakaba hari umusigiti bubatse bizera yuko Yesu nagaruka ariho azakandagira. Munsi y'uriya musigiti hariya hose inyuma y'urukuta hari imva z'abisilamu bizera ko Yesu nagaruka bazahita bazukana. Hariya hantu kandi hari amateka yuko hariya hantu bubatse urusengero muri ikintu cy'umuhondo ariho abisilamu bubatse urusengero, ariko amasezerano n'icyo biri hatubwira nuko ariho hazubakwa Yerusalemu nshya, kubera ko niho hari urutare rwatangiye Imana igenda yagura mu kuremwa kw'isi. Reka ngushimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, n'ubundi turabakiye duhora tubakira kugira ngo tubane umunsi ku munsi, kugira ngo izi nyigisho dutambutsa hano zibashe kuguhindurira amateka, zibashe kugufasha kugira ngo umunsi ku munsi Umwami Imana yongere yubake ubugingo bwawe n'umubiri wawe n'umutima wawe bundi bushya. Dukomeje urugendo rwo muri Isiraheli, turacyari kumwe na pasiteri, tugiye kumwakira atubwire se byari bimeze bite. Yatubwiye ko atubikiye byinshi kandi ntabwo tuzamurekura kugeza igihe Imana izamutwisabira cyane. Niko pasiteri niko bavuga. Murakoze cyane. Turacyari kumwe n'ubundi ni Pastor Alexis Ndayigaya muri uru rugendo rwa Isiraheli. Uyu munsi twifuje gutambagirana namwe cyangwa se gukorana urugendo ku musozi wa Elayoni. Bibutse ko uyu musozi wa Elayoni ni umusozi w'amateka, ni umusozi Yesu yazamuriweho ajya mu ijuru igihe yari ari kumwe n'abigishwa be, ngo nuko azamuka bakimureba igicu kiramubakingiriza. Hanyuma haboneka abamarayika bavuga ngo bagabo bene data uko mumubonye agiye, kwa kundi tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu musozi kandi ni nawo musozi Yesu zamanukaniraho n'itorero. Mu gihe hari umwanditsi umwe wabibonye aravuga ngo dore arazana n'ibicu, ngo kandi amaso yose azamubona. Ibyo bicu byari itorero ryari zimagije mu birere bine. Ku munsi yo kugaruka agarukanye n'itorero, azakandagiza ibirenge ku musozi wa Elayoni. Uyu ni umusozi w'amateka. Kuri uyu musozi wa Elayoni harimo byinshi turi buze kubereka. Turaza ku n'umusozi witegeye Jerusalemu, ubona umurwa wa Yerusalemu wose, n'umusozi w'amateka kuva kera. Tubahaye ikaze muri uru rugendo rwo kuri uyu musozi wa Elayoni. Yesu abaho umugisha cyane. Pastor, hari akantu ngizeho amatsiko n'abadukurikiye ndabakagira, kavuga ngo mbese kuri uyu musozi usibye kuba Yesu yarawuzamukiyeho no kuba ari nawo azamanukaho agakandagizaho ibirenge nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, ubundi umusozi wa Elayoni ni ikindi kihe cyahakorewe munsi, uhereye munsi y'umusozi wa Elayoni hagati y'uyu musozi na Yerusalemu? Ni kihe kindi kintu yenda abagiye kudukurikira barabibona, ariko ni nk'akandi kantu kagashya wabonye ku musozi wa Elayoni? Uretse twebwe wenda navuga batari abayuda nyakuri, batari abayuda b'umwimerere, nabo ubwabo barabizi ko Yesu azagaruka agakandagira kuri uwo musozi wa Elayoni. Kuri uwo musozi wa Elayoni, ikimenyetso cy'uko babyizera kandi babizi nuko naratangaye tuhageze munsi y'uwo musozi. Kuri uwo musozi hakikijwe n'imva, bavuga ko ari imva z'abakire, kuko bizera ko naza, baranakorotiriye hepfo, bizera ko naza azatinda aho ngaho azura abantu bashyinguye muri izo mva, nk'uko muri bubibone kuri kamera. Kuri uwo musozi hari imva nyinshi, hari ibituro byinshi bihari bishyinguyemo abantu, kandi kuva kera
bazi ko naza, bizera ko naza azahera kuri abo bashyinguye aho agahita abazura. Niyo mpamvu bavuga ngo niz'abakire, ntabwo nirimbi rihenze. Nta muntu wese uhigondera ku bw'iyo myumvire n'iyo myizerere. Murakoze cyane rero, reka dukurikirane video nk'uko pasiteri yabidusezeraniye. Tugiye gukurikirana video, nyabuna ntugende udakuri subscribe, aho uzahembukira. Aha ni ahantu uzamenyera amateka menshi, aha ni ahantu uzumva ijambo ry'Imana ry'ukuri, aha ni ahantu uzafashirizwa, aha ni ahantu uzagirirwa inama mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ni ukuri ntabwo uzicuza yuko wageze hano kandi ugeze ku bantu umumaro kandi ndetse w'umugisha. Reka dusenga Imana. Muri bimwe Imana yadusezeranyije, yadushyizeho nk'abahesha b'umugisha, kandi niko tubyizera. Dufite ibimenyetso birenze kimwe by'uko umugisha twatuye wagiye ugera ku bo twawatuyeho. Reka tugusabire umugisha wowe udukurikiye, wowe tujyanye muri uru rugendo. Reka dusengane dusaba umugisha, cyifuzo cyawe ukizerere ko Imana igishoboye. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Urashoboye, turabizi. Dufite ibihamya birenze kimwe y'uko uri Imana ishoboye. Ijambo ryawe riravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari none, ni nako azahora iteka ryose. Tugushimiye ko udahinduka. Abantu barahinduka, iminsi irahinduka, ariko ntuhinduka, uri uko wahoze. Dusengeye abafatanyije natwe kwizera, kugira ngo urebe ibibakwiye. Uri Imana ireba, ntabwo werekwa nk'abantu, ahubwo uri Imana yirebera, uri Imana igenda ikamenya. Tugutumye kuri uyu mwene data, tugutumye kuri uyu mushiki wacu, tugutumye kuri uyu dukurikiye wese, urebe kwifuza kwe, urebe ibyagushyize imbere, ibyananiranye ku buzima bwe urabishoboye. Tugushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi, nshuti, bavandimwe, bene data, nshuti z'umusaraba, turabaramukije muri iki gitondo. Mugira amahoro. Tubabwire ko tubabereyeyo muri Isiraheli. Muri iki gitondo tugeze hano aho bita ku musozi wa Elayono. Ku musozi wa Elayono hateganye na Yerusalemu. Yerusalemu ngiriya hakurya, iriya niyo Yerusalemu, n'umujyi wa Yerusalemu. Uvuye Yerusalemu twaje twerekeza ku musozi wa Elayono. Umusozi wa Elayono hano hirya gatoya, naho bita Inegebu. Hano duhagaze ni iruhande, hari aho mubona imva nyinshi, niho hari ibituro hano munsi ku musozi wa Elayono. Turaza kumenya n'ibyabyo cyane. Namwe tubasanze hano ku musozi wa Elayono uteganye na Jerusalemu. Mwagira icyo mutangariza abatwumva n'abaduteze amatwi, murabanza mutwibwire. Yewe nitwa Florence Nkuru, nkaba ntuye muri Amerika, muri state ya Arizona. Nkaba nazanye n'abanyagicaniro kugira ngo dukandagira aho Yesu yakandiriye. Hano hari amateka. Mu musozi wa Elayoni abayuda bezera yuko Yesu ariho azamanukira ubwo azahagarutse, bavuga ko ari Masiya. Hano rero murahabona imva, hari imva z'abantu bahambwe imyaka ibihumbi bagejeje nyuma y'aho Yesu yasubiye mu ijuru. Hariya hakurya naho hakaba hari umusigiti bubatse, bizera yuko Yesu nagaruka ariho azakandagira. Munsi y'uriya musigiti hariya hose inyuma y'urukuta hari imva z'abisilamu bizera ko Yesu nagaruka bazahita bazukana. Hariya hantu kandi hari amateka yuko hariya hantu bubatse urusengero muri ikintu cy'umuhondo, ariho abisilamu bubatse urusengero, ariko amasezerano n'icyo biri hatubwira nuko ariho hazubakwa Yerusalemu nshya, kubera ko niho hari urutare rwatangiye Imana igenda yagura mu kuremwa kw'isi. Kandi hariya hepfo naho hanyuragaho umugezi wa Geshoni.
umugezi wa Gikoni ni umugezi bibiri tugira amateka akomeye cyane ari naho barwanye intambara yanyuma kugira ngo Abisirayeli bahombe hariya hakurya naho hakaba umusozi w'amaraso ariho Yuda yiyahuriye muri Bibiliya barahatubwira abayuda rero bose niho bahambaga abantu bakoraga ibyaha cyane cyane abagore ba Salomo bose abo yarongoye b'inshoreke ni naho yarongorewe abagore base hariya mureba noneho kuri uwo musozi w'amaraso niho bajyaga guhamba abantu bakaba bafite ibyiringiro rero yuko Yesu namanukira ku musozi wa Elayoni ariho abantu bazahita bazuka murakoze Imana ibahe umugisha umunsi mwiza iyi ni Yerusalemu nshya amen. David built the first Jerusalem, and after that he bought the land on Mount Moriah that was a threshing floor, and he wanted to build the temple, but he couldn't. Too much blood on his hands. So his son Solomon that took over, he would build the temple on Mount Moriah where the Dome of the Rock lies today. And in the time of Solomon, the city was built on the city of David and Mount Moriah, so it would be a longer city. Murabona rero hariya niho yatangiriye kubaka agenda azamura umujyi ariko kugira ngo ashobore kujya kuri Moriya hariya we Aburahamu yatambiye umwana we murabyibuka igihe mu gigari yateye nawe yagiye hariya ku mbuga ya Elayoni Arawuna ni imbuga ya Arawuna hariya niho yaguze aho hari dome hari domu nk'uko hano twaberetse hari igisenge cya zahabu niho Aburahamu yatangiye umuhungu we Isaka noneho Dawidi yaguze ahagura kugira ngo ashobore kuhatambira Imana igitambo ashobore gukuraho umugiga kubera ko yabaza abana b'Abisirayeli marayika akaza agasubizayo inkota ubwo rero yahise ahagura hahinduka he nyuma yaho nibwo hagiye hubaka hariya hari hatuye abayebuzi iki gice cyose iki gice noneho ararwana abavanamo afata kariya gace aragafata noneho amaze kugafata ahubaka umurwa we noneho amaze kuhubaka umurwa ni ukuvuga ngo uyu hano mu kibaya hano hafi uvuye kuri uriya musozi n'uyu nguyu aka kabaya karimo wari umugezi wa Kidroni umugezi wa Kidroni niba bazi umugezi wa Kidroni aho uba uravuga muri Bibiliya cyane hariya rero hariya mubona hasenyutse hariya twavuze ko hari umuntu hatengutse hariya niho hari umurwa wa Dawidi munsi yaho umanuka hasi niho hari umugezi wa Gishoni aho uwo mugezi wa Gishoni niho Salomo Gihoni umugezi wa Gihoni niho Salomo yimikiwe ni kuri uwo mugezi wa Gihoni hasi niho Salomo yimikiwe hanyuma uwo mugezi kandi murawuzi wa Gihoni uravugwa mu itangiriro mu migezi itatu yari igose Edeni uravugwa mu migezi itatu yari igose Edeni uri munsi hari noneho nyuma Dawidi aza gufatamo n'uyu musozi wa Moriya ari naho Salomo yubatse urusengero. It would be later on, folks, let's continue. It will be later on in the time of King Hezekiah, something like 250 years after the time of Solomon, that he needed to build the city bigger. If it was a city of 1,500 to 2,000 people, all of a sudden he expanded the territory for 10,000 people. And he added Mount Zion, meaning the higher mount toward the west. Back then it wasn't called Mount Zion, it was called the Western Mount. So in the time of Hezekiah, the city was built on the city of David, southern border the Ben Hinnom Valley, eastern border the Kidron, and Mount Moriah and Mount Zion. The northern border would be where the bunch of trees end over there on the Temple Mount. It didn't continue as it seems over there. It was the same size city, but to the south, okay? And you can see the two grayish domes over there. That's one of the two traditional sites of Golgotha. That's the Church of the Holy Sepulchre. That was outside of the city. So the wall went around here and then went there and then continued up and then went down. That was the city in the time of Hezekiah. That was the city in the time of Nehemiah and Ezra that came here and rebuilt it. That was the city in the time of Jesus. Okay? aho ngaho rero tweretse kuva hahandi hirya twatangiriye
tugaragaza umurwa Yerusalemu uko yanganaga hera hariya hirya hasa n'aharangiriza amazu hari n'ikintu wagira ngo ni ruhurura hariya niho hatangiriraga Yerusalemu mbese yari iri hariya ikaze nyuma yaho hiyongeraho hano kuri Moriya nyuma yaho ku gihe cya Ezekiya barazamuka bafata uriya musozi ariwo witwa Mountain Zion uretse ko bariho barabihindura amazina bafata uriya musozi aho rero aratubwiye ngo niho hari Yerusalemu niho yagarukiraga guhera ku gihe cya Ezekiya cya Nehemiya no ku gihe cya Yesu Yerusalemu yari iyo ngiyo. So in the time of Jesus, that would be the city, and of course it would be big and great, and Herod the Great would build it. So everything had to be perfect. Now, the temple before the time of Herod the Great was a small temple altar on Mount Moriah. You see, Mount Moriah goes like this. It used to be a mount. There's a peak in the center, and then it goes up. If you remember what I talked about in Capernaum, I said that you want to honor the structure on the higher part of the city. So on the peak, the problem is that the peak was limited, was small. So Herod the Great needed to change the whole formation of the Temple Mountain. He cut from the northern side to flatten it. He added soil on the southern side. He added soil on all four corners, expanding the territory of the mount toward the Kidron and toward the other valley between Mount Moriah and Mount Zion. He put everything together. I'm not on. Hers is on to translate. He added everything together, and then to hold everything in place, he built retaining walls. Like what we see there is a retaining wall. So instead of a mount, all of a sudden it looks like a shoebox. By the way, the Wailing Wall, the Western Wailing Wall, is the western part of the retaining wall. It's only a small portion of the western part of the retaining wall. And then he built a big platform on top. Now he has enough room to build a big structure of the street. That's why he built a big temple 2,000 years ago. To do that, he needed to change all of Mount Moriah, all the formation, and that's why it doesn't look like a mountain anymore. That's why it looks like a shoebox or a sandbox. Aravuze ko ku gihe cya Herodi ku gihe cya Yesu uriya musozi wari umusozi umeze gutya ariko noneho ikagira hejuru hakaba akantu gato ari agasongero noneho Herodi kubera ko yashakaga ibintu byiza nk'uko yabitubwiye ku Kayizari byiza byihariye bifite isura yabyo byabaye ngombwa ko uyu musozi wa Moriya si uko wari umeze barawushinze noneho ahazamutse bakahareka ahari hasi bakahongeramo itaka agenda yongeramo itaka ashyiraho noneho amamirdo sutenuma inkuta zifata rya taka yagiye atsindagira yongeramo haza kuvuka hameze noneho hari flat hashashe ariko kuriya mubona hashashe mudatekereza ngo niko hari hameze mu gihe mbere yo kubaka urusengero we yarahagiye ahatinda yongeramo itaka yongeramo ibindi ashyiraho inkuta noneho haza kuba hameze kuriya ahubaka ikintu cy'igitangaza urusengero runini rwari rukubye kabiri urwo umwami Salomo yubatse. We are asking always how this temple can be built like that. How many times have you been here? Like 17. And no guy told you the work of Herod the Great? Yeah, he told. That's elementary. He didn't told me about. They didn't told us about this kind of shaping the mountain. Yeah. This is new revelation. Thank you. This is, I think this is basic information that should have been told to you. Now, it gets more interesting. Okay, so that was until the year 70. The year 70, the temple was destroyed, and until today, we pray every day, 3 times a day, for it to be built once again in our lifetime. Urusengero rwaje kongera rurasenywa rumaze gusenywa ku nshuro ya gatatu ubu rero bariho barasenga bashyizeho kujya basenga
inshuro eshatu ku munsi binginga imana kugira ngo umunsi umwe bazongere babone urusengero rwubatse. kandi ikindi mwamenya ngo kristo yesu ntashobora kugaruka, ntashobora kuza mu isi atari urusengero, ntabwo azagaruka ruriya rusengero rwubatswe. The city was destroyed and rebuilt many times due to wars, due to earthquakes. And by that time, after the time of Jesus, they already knew how to treat contained water. Again, after the city was destroyed so many times, they learned how to treat contained water. So although they really liked the Gihon Springs water, they said it's better to build the city on the higher mountain for better protection. So let's say the city was like this. After the destruction and earthquake, eventually it would be built to the north. Finally, at 1033, the Muslims built it that way, and it was kept this way until today. In the time of Sultan Suleiman the Magnificent, the Ottomans, in the middle of the 16th century, there was an earthquake, and Sultan Suleiman gave the order to finally build it 450 years ago. And since that time until today, it's at the northern part of Jerusalem. And the first city of Jerusalem, the city of David that started everything, became excluded from the wall. Today it's outside of the wall, and that's the city that we have. mu myaka mu kinyejana cya 16 mu 1500 haje kubaho ko hariya bari bamaze kuhatunganya, hari hamaze kubakwa, noneho bahitamo kuhakora kuriya kubera ko hano hari umugezi wa Gihoni ari wo ugaburira amazi meza aba bantu bose. Hanyuma bamaze bahitamo gukora uwo murwa, noneho nyuma haza kubaho gusenya nkuko hagiye hasenywa kenshi inshuro nyinshi. Ubwa nyuma na nyuma haza kusenywa, hongera kubakwa n'umugabo yitwa Suleiman w'umuyisilamu, yongera kubaka. Bamaze kubaka abayisilamu bahubaka biriya, babasenyeye urusengero, ari nabyo tukibona uyu munsi wa none. Noneho rero ntabwo ari byo umugezi wa Gihoni niwo wahaga amazi. Hari uwambajije ngo hahandi hakiriye impumyi muri Sirowamu, buriya ikidendezi cy'Isirowamu urakomeza hariya munsi y'umurwa wa Dawidi ugakata hirya, naho abantu bihumanuriraga bagiye kwinjira mu rusengero. Rero amazi bihumanuzaga yavaga muri mugezi wa Gihoni. Uwo mugezi wa Gihoni rero uwamanuka ku Sirowamu, urumva ko wari ufite imbaraga. Ni umugezi wo muri Edeni, nta mikino. Niyo mpamvu Yesu yahise abimenyera amubwira ngo ugende woge muri uriya mugezi aho Imana yatangiriye gahunda, nawe wavutse uri mu ariko gahunda ziragusorera. Amen. Today we have inside the old city 4 quarters. We have the Temple Mount that is held by itself. This is all Israel. But after the 6th day, we wanted to show the other side that we're here for peace. I mean, now we're holding on to the Temple Mount. After 2,000 years, the Jews want to build the 3rd temple, but we didn't. We didn't destroy the Muslims' mosques. Yeah, we didn't. We left it as it is, and we also gave them authority, telling them, you know, you have the religious authority over your holy sites. We're not going to interfere. We're thinking when the Lord thinks it's time, we'll build the 3rd temple. But for now, you guys got the authority. The thing is that they lie a lot, saying that we're doing this and that. But if we give them the authority, then we didn't do anything. You guys are in control over it. Yeah? So that's the situation today. Plus there are 4 quarters. Muslim quarter, Christian quarter where the 2 domes are over there, that area, Jewish quarter, and Armenian quarter behind it.
ati kuba tutarashoboye kubaka urusengero rundi si uko byatunaniye twabuze ubushobozi ahubwo ni uko twashatse amahoro hariya abisilamu bamaze kuhafata bahubatse imisigiti yabo bahatangaje ko buriya batangaza abisilamu ko ari ahantu ha gatatu hera habo mu bayisilamu noneho abangaba kubwo gushaka amahoro barababwira bati okay nta kibazo ni mube muhagumanye munahayobore ubwo twebwe natwe igihe cyacu kizaza ubu rero icyo nababwira ni ukubabwira ibintu byose bikoreshwa mu rusengero byose imyenda y'abatambyi ibitereko by'amatabaza bya bindi byose musoma muri Bibiliya byose byaramaze gutungana kandi byatunganijwe n'abantu bo mu isi yose kuba ngo n'impano zagiye zitangwa z'abantu bo mu isi yose byararangije gutungana aho turabyumvikana ubu bategereje iki ngo bategereje impanda y'ijuru gusa hanyuma biriya bigasenyuka noneho bagasubirana ahantu habo bakubaka urusengero bagategereza Mesiya ibintu byose birateguye bazaza baterekamo ubu biraho birabitsa bibitsa hariya muri Yerusalemu hari inzu irinzwe cyane birimo hari igihe umuntu agira umugisha hariya indani ni abayisilamu hariya ni abayisilamu bahasengera hariya ni ukuvuga ngo ni musilimu kota ni karitsiye y'abayisilamu hariya gice cyo hirya hano imbere hariya ugiye hirya inyuma y'iyi ntuza ya domo inyuma yaho ku rukuta rwaho niho turi buzajye gusengera ejo niko konyine basigaranye ni agakuta basigaranye ni agakuta k'urusengero kuri rwa rusengero basigaranye agakuta konyine ako gakuta yego ako gakuta konyine niko bajya gusengeramo basaba Imana bazaruhera kuri ako gakuta urusengero nibagera kurwubaka ni ukuvuga ngo hariya hose bazahasenga biriya byose rero by'igitangaza n'iki gikuta kiri aho byose iki kinini kizunguruka iki kizunguruka ni icyagaragazaga Yerusalemu ya kera imbibi za Yerusalemu ya kera cyo ntabwo bagikuraho kuko n'ubundi ni ikigaragaza uko byagiye byaguka ni abasilamu bazakuraho bazabikuraho igihe Uwiteka azakorera I continue? Yeah. Okay, you could see over there the wall. You could see over there the wall, and then there is kind of like a gate, a closed gate over there. Murabona hano ukomeje murabe hari ukomeje gute murabona hano hari umuryango ufunze urabona imiryango ifunze urukuta kantu kazamutse kazamutse hejuru munsi hari umuryango. Do you guys see what we're talking about over there? That gate was closed in the 14th century by the Mamluks, another Muslim dynasty. The thing is that you see the wall straight, the wall, and then there's kind of like a box in the center, arches closing upon it. Okay, that was closed in the 14th century by the Mamluks. But hey, guys, it all makes sense and it all fits prophecies. As it's written in Ezekiel 44, Messiah, when he returns, he's going to enter through a closed gate. And that is the gate that he's going to enter through, the gate of the Golden Gate, or in Hebrew, Shal HaRachamim, the gate of mercy. Yeshua is going to enter through there. Muri Bibiliya handitse ko Yesu nagaruka azinjirira mu muryango ufunze. Ariko wafunzwe nabo bayisilamu. N'icyo gice cy'abayisilamu bafunguriye umuryango ngo Yesu naza azabahanyura. Bose ntibabikoze kubera icyo cyane. Babikoze ngo naza azabura hanyura atinde hariya hasi hari imva z'abayisilamu. Murabona hariya hansi hari ziriya ni imva z'abayisilamu. Rero ngo naza ngo azahatinda agenda ashakisha aho aca hanyuma babe babona akanya ko kuzuka. Barabizi yes ibyo kugira ngo none se bashakaga gushyira mu ntuza ijambo
abisilamu bose ibyo barabyizera ko ab'iwacu ntibabyemera inaha barabizi byose barabizi ko azambesiye neza azashimira bazi yuko azagaruka azatinda hariya kubera umuryango. murakoze cyane kubo twagendanye muri uru rugendo dusura igihugu cya Israel. Niba ugize kwizera nagira ngo dusengane muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Uri Imana ihambaye, uri Imana ishoboye, uri Imana idahinduka. Ijambo rye riravuga ngo Yesu Kristo uko yararejo niko n'uyu munsi ari, ni nako azahora iteka ryose. Uri Imana itari Imana y'ibihe byashize gusa, uri Imana y'ibihe byose, uri omnipreza omniscient. Turagushimye ko uri Imana ya hafi na kure. Haleluya, haleluya. Muri uyu mwanya reka presence yawe igaragarire mu byo ugiye gukora no mu byo ukoze kuba kwizeye. Dusengeye umuntu wese wizeye, dusengeye umuntu wese ugendanye natwe kubw'ibyifuzo byose. Dusengeye abarwayi, kiza abarwayi muri uyu mwanya wo gusenga, kiza abafite ibibazo bitandukanye mu kwizera muri uyu mwanya wo gusenga. Dusengeye abifuza urubyaro, uri Imana itanga urubyaro. Turabyibuka tugeze ishiro, ubwo twinjiraga ishiro twamenye amakuru yuko watanze umwana ishiro uwitwa Samweli yabonekeye ishiro. Muri uyu mwanya dusengeye umuntu wese wifuza kubyara, utanga urubyaro. Uri Imana ikora ibiruta cyane ibyo twifuza n'ibyo twibwira. Tuzi ko ukoze ibintu bikomeye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen.